Bakristo bavandimwe namwe bakunzi ba Radio Maria Rwanda, none turi kuwa gatatu w'icyumweru cya 27 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka A. Amasomo matagatifu kiriza duteguriye none, isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yonasi, umutwe wa 4 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 11. Isomo ryo mu gitabo cya Yonasi. Yonasi abonye ko Imana ibabariye abaturage b'Ininivi, biramubabaza cyane maze ararakara. Yambaza Uhoraho avuga ati si ibi nari navuze igihe nari nkiri mu gihugu cyanjye, nicyo cyatumye mbanza guhungira itarishishi. Nari nzi nyine ko uri Imana y'impuhwe n'ibambe, utinda kurakara kandi ukungahaye ubudahemuka, ntukomeze umugambi wo kugira nabi. None rero Uhoraho, nkiza ubuzima bwanjye kuko gupfa bindutiye kubaho. Uhoraho arasubiza ati ubwo koko hari impamvu ufite yo kurakara. Yonasi ava mu mujyi yicara iburasirazuba bwawo, ahiyubakira akazu, maze akugamamo izuba ategereje ikizaba kuri uwo mujyi. Hanyuma Uhoraho Imana ategeka ko hamera ikibonobono, maze kikazamuka hejuru ya Yonasi kugira ngo kimutwikire, bityo kimugabanyiriza akababaro. Yonasi yishimira bikomeye icyo giti, ariko bukeye bwaho umuseke ukebye, Imana itegeka ko haza inanda ikarya cya giti maze kikuma. Nuko izuba rirashe, Imana iteza umuyaga utwika iburasirazuba, izuba ricanira umutwe wa Yonasi maze araraba. Asaba gupfa, aravuga ati kuri jye biraruta ko napfa aho kubaho. Uhoraho abwira Yonasi ati ubwo koko hari impamvu ufite yo kurakazwa n'iki giti? Arasubiza ati yego, birakwiye ko ndakara byo gupfa. Uhoraho arongera ati wowe ubabajwe n'iki giti utigeze uruhira cyangwa ngo ugiye gukura, kikaba cyarakuze mu ijoro rimwe kikuma mu rindi. Naho jyewe mbese sinkwiriye kubabazwa na Ninivi, umujyi mugari utuwe n'abantu 120,000 batazi gutandukanya indyo n'imoso hamwe n'amatungo atabarika. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Zaburi ni ya 86 mu dukubo 85. Nyagasani uri Imana y'imbabazi n'impuhwe. Nyagasani uri Imana y'imbabazi n'impuhwe. Nyagasani ngirira imbabazi, niwe ntakira umunsi wose. Shimisha umutima w'umugaragu wawe, kuko ari we ndangamiye Nyagasani. Nyagasani uri Imana y'imbabazi n'impuhwe. Nyagasani ugwa neza kandi ukagira ibambe, wowe ugirira impuhwe zihebuje abakwirukira bose. Utege amatwi wumva isengesho ryanjye, uhugukire ijwi ryanjye ndagutakambira. Nyagasani uri Imana y'imbabazi n'impuhwe. Amahanga yose biremeye azaza gupfukamire Nyagasani, kuko uri gihangange kandi ugakora ibitangaza, wowe wenyine Mana y'ukuri. Nyagasani uri Imana y'imbabazi n'impuhwe. Evanjiri ni ya Luka, umutwe wa 11 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 4. Nyagasani Yesu nabane namwe, nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Habwa ikuzo Nyagasani. Umunsi umwe Yesu yari ahantu asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati mwigisha, natwe dutoze gusenga nk'uko Yohani yabigenjereje abigishwa be. Nuko arababwira ati igihe musenga mujye muvuga muti dawe izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ifunguro ridutunga uriduhe buri munsi, utubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabarira uwaducumuyeho wese, kandi ntudutererane mu bitwoshya. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Bavandimwe, kuri uyu munsi Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye amasomo adufasha kuzirikana ku isengesho. Nk'uyu mwigishwa natwe turagira
tuti Nyagasani natwe twigishe gusenga. Bavandimwe, isengesho ni kimwe mu bintu bikomeye by'agaciro umuntu atakaza akaba yataye ubukristu. Isengesho ni inkingi ya mwamba yubatse ubukristu bwacu, ku buryo iyo ihungabanye inzu ihengama yose cyangwa igasenyuka. Umukristu watakaje isengesho nawe aba yahengamye cyangwa yahirimye, ku buryo kumwegura cyangwa kumusana bisaba imbaraga nyinshi. Uyu munsi Yesu atwigishije gusenga. Wumvise iri sengesho rya Nyagasani wakwibwira ko ryoroshye, ariko kandi urihaye umwanya ukarizirikana nanone usanga ari isengesho rikomeye cyane. Iri sengesho Yesu atwigishije rya Dawe uri mu ijuru turivuga buri munsi. Turivuga mu gitondo mu masengesho yacu, abagira amahirwe yo kuvuga n'amasengesho ya saa sita rigarukamo, ndetse amasengesho ya nimugoroba naho tukarisangamo. Nta gihe rero mu buzima bwacu twibagirwa kuvuga iri sengesho rya Dawe uri mu ijuru. Bavandimwe, isengesho rya Dawe uri mu ijuru ni isengesho umuntu aha umwanya ugasanga rikubiyemo inyigisho nyinshi cyane, ku buryo ubusabane buririmo n'Imana bwakugeza ahantu kure cyane. Reka twongere twibaze ikibazo tuvuga tuti ese ko tuvuga iri sengesho buri munsi, mbese dufata akanya tukazirikana ku magambo aririmo? None se nimba tuvuga ngo izina ryawe ryubahwe, imibereho yacu, imibereho yanjye, imibereho yawe bituma izina ry'Imana ryubahwa? Mbese ibikorwa byawe byubahisha ingoma y'Imana? Bituma se yogera hose? Ubutumwa bwawe se butuma icyo Imana ishatse gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru? Kuyisaba se kukubabarira nk'uko ubabarira abandi, ubona ariko ibigenje yakubabarira bingana iki? Bavandimwe, dukunze kuririmba tuti Imana ni urukundo kandi Imana ni umubyeyi. Iyo yandika ibigororotse ku mirongo igoramye, Imana iratangaje bavandimwe. Reka twivugire nka Yonasi twumvishe mu isomo rya mbere tuti Nyagasani, rwose dusanzwe tuzi ko ukungahaye ku mpuhwe n'urukundo. Ubudahemuka bwawe butubesheho. Tubivuga ariko atari uko tubabajwe n'uko abandi bisubiyeho nk'uko byagendekeye Yonasi, kuko tuzi ko Imana ariyo itubeshejeho. Bavandimwe, Sekibi aratugerageza. Dufata umwanya tukawuharira isengesho, ariko Sekibi ntatworohera. Iyo utangiye gusenga ntuzakeke ko Sekibi aguha uwo mwanya. Ni cya gihe ufata isengesho muvandimwe, ugasanga ibitekerezo bivuye iyo byakabaye. Harimo n'abaribwa mu mubiri ukibaza aho ibiryo biturutse. Hari ab'amatelefone ubu ngubu asigaye abuze akanya, igihe cy'isengesho ntiguha amahwemo. Bavandimwe, akanya k'isengesho ni akanya tudakwiye kubura mu buzima bwacu. Akanya k'isengesho nubwo bwose Sekibi ataduha amahwemo muri ko, dukwiye kujya dutabaza Imana tukayibwira tuti tube hafi, dufashe, twiteho. Bavandimwe, ntacyo wakora na kimwe kitarimo isengesho ngo icyo kintu kigende neza. Nubwo wenda rimwe na rimwe tubona abadasenga nabo babaho neza, ariko burya baba babayeho nabi mu bundi buryo, kuko amaherezo yabo ntazagenda neza. Dusabe. Nyagasani, uzi ko turi abanyantege nke,
ntituzi gusenga ku buryo bukwiriye, ariko ngwino uduhe imbaraga, udutere umwete, ubuzima bwacu ubuhe kurangwa n'isengesho rinoze, wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Amina. Umubyeyi Bikira Mariya, umubyeyi uduhora hafi, umwamikazi wa Kibeho, adusabire. Mwari kumwe na Diakoni Bertin Sebanani, umudiyakoni wa Diyoseze ya Gikongoro.